ijambo nta birenze rirakora ibidasanzwe mu rubyiruko rw'u Rwanda. Dore mu minsi ishize umusore yarambagije umukobwa ati madamu sheri rwose dore Saint Valentin iregereje reka tubane izabe turi kumwe. Umukobwa aterega sheri nta birenze n'umusore ati nta birenze. Umukobwa bashije umusore ati ese musore utuye umusore ati nta birenze mba mu Kanogo. Igihe rero kigeze bajya guca mu murenge. Bagiye guca mu murenge inshuti zanjye bakundwa ibi bintu mu bitega amatwi. Bagiye guca mu murenge ukuntu byagenze. Umusore baciye mu murenge barataha. Mu gihe cyo gutaha bagiye kujya mu rugo babuze aho bajya. Basanze umusore atagira hatuye. Basanze umusore atagira hatuye. Noneho birangira akagari kagiye kubacumbikira. Babajije umukobwa atese mukobwa urifuza iki? Kubona mubuze aho kuba mukirabageni mutararyamana. Dukora iki? Umusore ati sheri nta birenze gitifu nta birenze. Umukobwa turashaka tugufasha iki? Umukobwa ati genda shaka divorce. Ubukwe bwabaye basezeranye nyuma y'amasaha 3. Bamaze gusezerana mu murenge umukobwa ngo ndashaka divorce. Basore namwe rubyiruko rw'uyu munsi. Mwitondera ijambo nta birenze. Undi umukobwa baramubaza ati ese mukobwa aho gushaka ari ugushaka ukajya ku mugabo ufite umugore ukaba umugore wa kabiri no gushaka umusore. Umukobwa ati nta birenze ati nubundi aho kugira ngo njye ku musore udafite gahunda umangamanga nk'uwo nguwo najya ku mugore wa kabiri. Aravuga ati uretse ubundi drama zanyu ubundi gihe cyose nidusanga turi abagore ba kabiri cyangwa ugasanga ni muri top 10 mutarimo. So turabashimiye rero mwebwe ariko ijambo nta birenze please muryitondere kuko rikore ku rubyiruko rw'uyu munsi. Murakoze.